Tekereza uryamye nijoro kandi ufite intego zikomeye mu buzima bwawe. Reka tuvuge ko wenda wifuza kuba umuganga, umwanditsi w'inyandiko runaka, umucuruzi cyangwa se umuyobozi. Iwawe ufite impapuro ziri ku meza yawe, ibitabo biri mu isanduku cyangwa se muri mare bitewe n'aho ubika. Ndetse kandi hari n'abantu bakwizeje kugufasha. Hari abandi bagutezeho amikoro kandi bagushyizeho ibyiringiro byabo. Ariko rimwe na rimwe umwanya wagombaga guha ibyo byose bikuzengurutse ubuharira kureba filime, kureba football, gukurikira ibintu bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se indirimbo za buri munsi. Uko bukeye ubyuka ukomeza gutyo, mw'iyo njyana imyaka irashize, inzozi ari inzozi gusa. Aha niho ikibazo gikomeye kiba. Ese ibyo ureba buri munsi aho si byica buhoro buhoro inzozi zawe mu gihe wibwiraga ko uri kwishimisha gusa? Umwanditsi w'umuhanga Jim Rohn yabivuze neza mu magambo yatazibagirana mu matwi y'abantu ati stand guard at the door of your mind. Mu Kinyarwanda yaravuze ngo rinda urugi rw'ubwenge bwawe, cyangwa ngo bumurinzi w'urugi rw'ubwenge bwawe. Ibyo tureba, ibyo twumva n'ibyo twakira nibyo byinjira mu mitima yacu, kandi ibyo akaba ari byo bizagena aho tugera cyangwa se abo tubabo. Hari ikintu abantu benshi bita hobbies cyangwa se passion, ari byo bareba buri munsi kugira ngo basusuruke, bishimishe cyangwa se baruhuke. Bamwe ni films, abandi ni imipira y'amaguru, abandi ni amashusho y'indirimbo, abandi ni ibindi bitandukanye kuri social media. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: ese ibyo ureba buri munsi si byo birigata buhoro buhoro igihe cyawe, imbaraga zawe ndetse n'inzozi zawe wifuza kugeraho? Umuhanga mu by'imyitwarire ya muntu Marshall McLuhan yaravuze ngo the medium is the message mu gitabo cye Understanding the Media ku rupapuro rwa 7, igitabo yanditse mu 1964. Abashaka kuvuga ngo uburyo dukoresha mu kwishimisha ndetse no kureba amakuru nibwo butubwira ikirimo kutugira abo turi bo. Bivuze ngo si biri imbere muri wowe gusa bikugira uwo uri we, oya, ahubwo ibyo wakira n'uko byakira nabyo birakubaka cyangwa bikagusenya. Ibi nibyo bituma umuntu ashobora kwirirwa yirebera films, ugasanga arebye nka filime 5 ku munsi, akibeshya ko ari gusangira umwanya n'inshuti ze, guhana ibitekerezo byiza nazo ndetse n'ibindi. Nyamara ahubwo ari ukugenda ahindurwa nazo atabizi, ntakomeze kumenya icyo yashyiriweho mu buzima cyangwa se icyo yishyiriyeho nawe ubwe. Iyo ukomeje mw'ubu buryo rero, dore akaga gaterwa n'ibyo ukunda kureba. Uburyo bwa mbere bikwangizamo ni ukwiheba ndetse no kwigereranya. Social media zuzuye abantu benshi berekana ubuzima bwabo bwo hejuru. Igitangaje kandi, abenshi berekana ubuzima nabo ubwabo ibyo batarageraho, bagatanga ubuhamya bw'ibyo badafite, cyangwa se bagakora ibidahwanye n'ubushobozi bwabo kubera ihangana bifitemo. Ibi rero wabibona bikagutera kwibaza impamvu wowe utagera aho bageze. Guhora ureba ibyo ngibyo rero bishobora kuguheza mu nzozi aho kukwibutsa gukora ku byo udafite. Umwanditsi Theodore Roosevelt yaravuze ngo comparison is the thief of joy. Kwigereranya ni umujura w'ibyishimo. Iyo ureba ibyo utabonye cyangwa utari wageraho, ibyo abandi bafite, kandi ukabireba utagamije kwiga, ahubwo ari ugushaka kwigereranya nabyo, ugera aho wumva nawe nta gaciro kawe, ukumva ko nta gaciro ufite, kandi intego zawe nazo zirayoyoka. Umuhanzi Selena Gomez w'icyamamare mu kiganiro cya InStyle mu mwaka wa 2021 yavuze ko guhora areba social media nawe byamuteraga depressions ndetse n'ubwigunge, akumva atarageze ku rwego abandi bariho. Yaravuze ngo I felt I was never enough because every scroll was a reminder of what I lacked. Numvaga ntihagije cyangwa se ntashyitse, kuko buri gihe uko narebaga ikintu kuri social media, ubwo niho yavugaga rwari urwibutso rw'ibyo ntabashije kugeraho. Ikindi kandi utakaza igihe cy'ingirakamaro. Abashakashatsi bo muri American Journal of Health Behavior mu mwaka wa 2019 bagaragaje ko umuntu spendinga above 3 hours a day ku mashusho adafite akamaro aba yatakaje nibura 60% by'umwanya yagombaga guha intego ze. Ugereranyije rero, umuntu ureba films 2 buri munsi imyaka 10 igashira, aba amaze imyaka 2 yose ayikoresheje mu kuryama imbere ya screen. Imagine, none si yo myaka 2 ntiyari kuba ari nk'imyaka y'amasomo, ubucuruzi, kwiga indimi cyangwa kubaka umuryango. Umuhanzi Akon w'umunyamerika ufite inkomoko muri Senegal nawe yigeze kuvuga ko mu myaka ye ya mbere y'uko ajya muri kariya ye yari yarashyizeho gahunda yo kutajya mu bitaramo byose cyangwa se kureba films buri munsi. Ibi yabikoze kugira ngo abone umwanya wo gukora ku muziki we. Yaravuze ngo sacrifice was the only way, entertainment could wait but my dream couldn't. Kwitanga nibyo byonyine byanyijije, kwishimisha byari gutegereza ariko inzozi zanjye ntizari gutegereza.
Ikindi kandi bikuzanira ni ukuzimya ubushake bwo gukora. Ibintu bimwe dukunda kureba bituma dutekereza ko twamaze kugera ku byo twifuza. Reka nguhe urugero. Umuntu wihorera mu mikino areba video games, iz'ubucuruzi cyangwa se iz'intambara runaka, asigara yumva ari entrepreneur cyangwa se ari rwiyemezamirimo runaka, cyangwa akiyumvamo nk'umusirikari kubera guhora arasana mu mikino, ariko byahe byo kajya. Mu buzima busanzwe ntaba yarahindutse, nta n'icyo abakora. Paulo Coelho yaravuze ngo dreaming is not enough, you have to act. Kugira inzozi ntibihagije, ugomba no kuzishyira mu bikorwa, ugomba no gukora. Na Will Smith mu gitabo cye yise The Will, yanditse mu mwaka wa 2021, yavuze ko igihe cye cyose yamariye ku kureba ibintu by'ubutoya byatangiye kumwica igihe gito mbere yo kuba icyamamare. Yaravuze ngo if you waste your eyes, you waste your life. Niba utakaza amaso yawe cyangwa niba upfusha amaso yawe ubusa, ubupfusha igihe cyawe ubusa, ubupfusha ubuzima bwawe ubusa. Ikindi ni ukugwa mu myifatire y'abandi. Burya ureba filime zuzuye ibintu birimo imyifatire itandukanye nko gusambana, kwica cyangwa kwiyandarika, ibyo bigutera kwishora mu ngeso wigeze kwanga. Bibiliya bivuga neza mu Bakorinto ba mbere 15:33. Be not deceived, evil communications corrupt good manners. Ntimuyobe, kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Ibyo ureba ni inshuti yawe, iyo ari mbi ikuzanira kamere mbi. Eminem nawe yigeze kwemera ko kureba ibintu by'urugomo ndetse n'iby'ubusinzi byamujyanye mu ngeso mbi igihe kirekire, kandi byamugejeje aho yari yegereje gupfa. Yaravuze ngo what you watch becomes your mirror and my mirror was broken. Ibyo ureba bihinduka indorerwamo yawe, kandi indorerwamo yanjye yaramenetse. Hari abantu babiri turi bo mu byo tureba. Umuntu wa mbere yarebaga video z'umupira buri joro, yari yaramenye amazina y'abakinnyi bose, ariko imyaka 10 iza gusanga nta n'inzu yo kubamo afite, kandi aserebura ibikombe ikipe yagiye itwara, nyamara imigabane bagabanye ntamenye aho yarengeye. Umuntu wa kabiri ni umuntu wifashe mu kiganza cye agenzura ibyo areba. Yafataga amasaha ye yose akayashora mu kwiga, gukora business n'amasengesho, gukora ibyegeranyo ndetse no kwitegereza abandi akabigana. Nyuma y'imyaka 10 niwe wageze kure, yibona ari umuntu ufite icyo yagezeho. Niba ushaka kureba uburyo yakoresheje ikiganza cye, urebe video nakoze ubushize, ikwereka uburyo ikiganza cyawe kikumenyesha niba uzagera ku nzozi zawe ukoresheje imirongo yacyo kirimo. Ibyo ukunda kureba bigira ububasha bwo kugukura mu nzozi cyangwa se kuyiguhezamo, kandi kibabaje akenshi tubyita ibyoroshye cyangwa se akanya ko kuruhuka, nyamara ari inzira yo gusenyuka buhoro buhoro. Uko umuntu afata amaso ye niko afata n'inzozi ze. Wibuka amagambo Yesu yakoresheje ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 6:22. It is through your eyes that your body shines. If your eyes are good, your whole body will be full of light. Itabaza ry'umubiri wawe ni ijisho. Ijisho ryawe nirireba neza, umubiri wawe wose uba ufite umucyo. Ariko niriba ribi, umubiri wawe wose uba ufite umwijima. Nuko umucyo ukurimo n'ubu umwijima, bega uwo mwijima ukuntu uba ari mwinshi. None se wowe ibyo ukunda kureba uyu munsi bikwegereza inzozi zawe cyangwa bikuzamura mu bibuga bigutera gusubira inyuma? Ujya wibuka gutoranya ibyo ureba, ugira igihe cyo kubireba cyangwa isaha yose bikuje muhita ureba? Andika hasi muri comment. Ntucikwe n'igice cya 2 kivuga uburyo imikurire y'ubwonko bwacu, imibanire yacu n'abandi ndetse n'ibitekerezo bishya tugira bigenwa n'ibyo tureba. Ni Horeb Mwindaji. Mine is your prey. Subscribe and share.